Ndabasuhuje mwese mukomeje gutega amatwi cyangwa mukomeje kureba televiziyo ya Gahezo TV. Nkuko mwe mwabinsabye mbakorere amakuru kuri STT, mbabe nabakurira amakuru mbaye update zihari. Ese ubundi STT nibyo twayishoramo irizewe? Ese ubundi STT yizewe ku kigero kingana iki? Ubundi uwo mwanya nje kuza mbibabwiraho, mbahe amakuru, mbahe ubwino kuri STT. Ubundi kuyishoraho biremewe? Nta ngaruka ishobora kugira? Ibi nibyo ngiye kuza mbabwira, ariko mbere yuko dutangira reka mbanze mbahe update kuri TAT Power. TAT abantu benshi harabagiye bambwira ko bansanga kuri WhatsApp bakambwira ko TAT bashobora kuba bayizi, ngo TAT amakuru nayivuzeho ntago ariyo. Nakoresheje ikigo bita webparanoid.com. Iyo ni website ushobora kujya gusacinga, uraza gushyiramo ijambo tatapower.net, uraza kwita ubona tatapower iyo ariyo. Iyo tugiye ku rubuga rwita webparanoid.com rukubwira ko current status ya tatapower.net ni ntoya cyane, ni website ikizamuka. Iyi website ikintu cyerekana yuko iyi website ari ntoya cyane, cyangwa iyi website ishobora kwerekana ko ishobora kuba ifite scam. Ikigeranyo cya domain yabo igihe yakiretingiwe kiri munsi y'umwaka, bivuge ngo domain yabo iri munsi y'umwaka, iri hagati y'amezi 6. Biravuga ngo the moment of detection tatapower.net was created less than half year ago. Most scam website live less than 1 year. Ibi nibyo bivuga ngo ama website menshi ari gukora business, iyo ama business menshi iyo ari scam aba afite domain yabo izarangira munsi y'umwaka cyangwa izamara amezi 6. Niyo mpamvu iyi website bita tatapower.net ari business ugomba kwitondera. Dukomeza dusoma kuri iyi business bita tatapower.net. Bamwe bambwira ko ngo business ngo ikorera mu Rwanda, ngo ndetse yakiretinzwe n'umunyarwanda, kandi akamana evidence yuko uwo muntu ngashora muzi, ariko ashobora kuba muzi ngo ariko aba hanze. Rero uwo muntu ikintu namubwira ko business ntago ibizi umuntu wayikiretinze, kandi iyo tugiye gushora kuri business ntago twita ku muntu, ahubwo twita ni ibiki business duha. Iyi business igomba kwitonderwa. Nuza no kujya kuri iyi website bita webparanoid.com hariho ikintu bita question tag. Aka kantu rero nako kugomba kuba twakwitondera. Mbere yuko dukomeza, uramenye gukanda subscribe, ni icyo kintu cya mbere kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byiza tubagezaho bijyanye n'ama business n'uburyo ushobora kuba wayirinda. Ubaye ufite ikibazo kuri business ushobora kuba wumva cyangwa bari kukubwira ngo uyijoininge, ushobora kuza ukatwandikira ukatubwira ngo tugukorere kuri iyo business. Habaye ikibazo ufite cyangwa inyunganizi ushobora kutwandikira kuri nimero yacu ya WhatsApp iri aho ngaho kuri screen, cyangwa ukaba watwandikira muri comment ukaba wagira ikintu waba udusaba tukaba twagukoreraho. Reka nze dukomeza kuri business yacu mwansabye ya STT. Tutarava kuri iyi website yacu bita webparanoid.com, niho twahise dukoresha amakuru yaho, tuhise dusacingemo ubundi STT ubundi irizewe. Ese niki cyerekana ko STT yacu yizewe? Ikintu cya mbere cyerekana ko STT yacu yizewe, iyo dukoresha n'urubuga rwa paranoid.com leta ruvuga ko STT impamvu yizewe. STT duhereye ubu ngubu, cyangwa tuvuze ngo domain yabo yakiretinzwe ryari, domain yabo yakiretinzwe mu 2019, yakiretinzwe 2019. Kambanze mbahe itariki ya nyayo, yakiretinzwe 2019 mu kwa 4 ku itariki 21. Bivuge ngo ifite garanti y'imyaka 10. Iyo dukoresha ikigo bita whois.com kivuga ko kizongera gucekinga update cyangwa kizongera gucekinga amakuru kuri STT 2029 mu kwa 4 ku itariki 21. Iki kigo cya webparanoid.com niho gihera kivuga ko STT ni ikigo cyizewe bitewe nuko gifite igihe kinini cyo kubaho, kandi iyo turebye na website yabo igihe imaze, bivuga ko imaze imyaka irenga 5. nawe urabyumva, 2019 ubu 2024, imyaka 5 irihiritse. Nkuko iki kigo kibivuga ko igihugu kino kigo cya creating cyangwa cyo operatingiramo cyangwa hari hold office yacyo ni mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Website yabo cyangwa domain yabo ya creatingiwe mu kigo bita
gname.com, pt.limited. iyi STT ubundi ese dukoresheje ibindi bigo ubundi irizewe? Twakoresheje ikigo bita eveningsite.com kivuga ko STT.com ifite amahirwe ya 55% yuko iyi business atari scam. STT.com twakoresha iki kigo tugikomeza kugikoresha, baravuze ngo igihe STT yatangiriye mu kwa kane ku itariki 21/2019 aho babihurizaho n'izindi domaine zigiye zitandukanye, ariko hangaho baravuze igihe twavuga ngo whois.com igiheruka gucekingira ko iyi business atari scam cyangwa iyi business iri legit, iheruka kubikora ku itariki 11 z'ukwa 2024. bivuge ngo iyi business irizewe cyane. Aha bakomeza bavuga ngo ese ubundi STT iri safe cyangwa irizewe? Dukoresheje urubuga rwacu rwa algorithm cyangwa dukoresheje urubuga rwacu rwa scamdoc.com ruha amanota 55% STT ko yizewe ku kigero cyo hejuru, bivuga ngo iyi business ntago ari scam. Tujya gukora ino nkuru twakoresha ama website atandukanye harimo nka Trust Review, iki kiganiro Trust Review, dukoresha trustpilots.com, dukoresha scam detector. Ibi byose byagiye biduha amakuru bitubwira ko STT ari ikigo cyizewe 100%. Nubwo ibigo bimwe bitari kujya bivuga ko byizeye 100%, ariko hari ikigo cyavuze ko STT yizewe 100%. Scamdoc.com ivuga ko hari mu kwa munani ku itariki 26/2023 ivuga ko STT yari yizeye ku kigero cya 45%. Dukomeje tugenda kuri scam detector irongera ivuga ko muri 2024 mu kwa mbere ku itariki 11 ivuga ko STT yarigeze ku kigero cya 58.3% byo kwizerwa ko iyi business atari scam cyangwa ifite iranka rya 58.1%. Ese ubundi kubera iki business yacu ya STT ifite amanota meza? Ese uratekereza ko STT yacu ishobora kuba atari scam? Twakoresha ikigo bita Scam Advisor kivuga ko kigendeye ku buryo iyi business iri kuzamuka, kivuga ko STT atari scam. Ubundi ese niki cyerekana ko business atari scam? Ese niki kivuga ko STT atari scam ubundi? Bitewe n'igihe iyi business yacu imaze bita STT ikaba imaze ikigero cy'imyaka 5 iri gukora iri gukora, kandi ikaba igifite indi myaka 5 yo gukora, bivuga ikira cyafite igihe kinini cyo gukora. STT ni business yo kwizerwa 100%. Niba warayishoyeho tekana, umenye ko business nta hantu ifite ho kujya, umenye ko amafaranga yawe ari safe. STT irizewe 100%. Icyizere gihabwa n'abantu, amanota 100% yahawe n'ikigo bita Scam Advisor cyayihaye amanota 100%. Dukomeza tujya tubasobanura byinshi kuri STT. Ubaye utafite link cyangwa ukibonye iyi video ukaba wabona iyi business wayikunze, waza kutwandikira kuri WhatsApp tukaba twaguha link ushobora kwinjiriraho. Kandi ntugire ikibazo, iyi business nta hantu ifite ho kujya, cyangwa uze kuba wagenda urebe niba ufite umushuti wawe waba ufite iyi business yibamo, mubwire aguhe link. Iyi business irizewe 100% kandi iracyafite igihe kinini cyo gukorera mu Rwanda, aho ifite imyaka 5 ya garanti. Amakuru atangwa na STT naya nyayo, nimube mugire impungenge z'iyi business. Murakoze cyane. Niba wakunze iyi video yikoreshe ukande comment, utange na subscribe, ubwire bashuti bawe ati namwe iri mukande subscribe mujye mubasha gukurikirana ibiganiro bya Agahezo TV. Amazina yanjye banyita Nduwawe Alex. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.